ngwikiro cya pase we ubundi rwego bigezeho ubundi pase niki mu mvugo z'iki pase ni kirobongo kurangira umuntu bakundana mbese akabi icyo kera bitaga ngo umuranga cyavuga ati hari umwana haranabonye nakuboneye rwose meze neza akabahuza nyamara kubahuza akazagasiga yari akanya akavuga ati mwe ariko ngo biranakora ugasanga barakundanye barahujwe n'umuntu runaka cyangwa se barahuriye no kuri za social media barahuriye kuri church n'ahantu hatandukanye barahuriye kuri stade ahantu ariko nacyo twera kuvuga cyitwa passe niko kuri umuntu akubwira ati njyewe ndangira ukamurangira uwo muntu ariko ikibazo kirimo rimwe na rimwe ni uko umuntu akurangira niba umuntu akurangiye wowe ukumva yuko ntibizagenda neza cyangwa bizagenda nabi ariho uzabibaza cyane niba wewe undangiye umukobwa ejo yasuzugura cyangwa twashwana nkajya nika mwamagana abatishato nawe wabonye undangira nanjye nagatangaye pasi turutse wawe rwose nta kigenda pasi yawe rwose yawe pase yawe rarutwa niya ntuza nuko tutarambanye nawe urumva ugasanga yemara kunegura nkaho ari wowe wabigizemo uruhare niba umuntu agwaye pase ntibivuze ngo umuntu agwaye yamaze kumuforomata ngo noneho cyangwa se ngo yaramutoje ngo aramwigisha ngo uburyo muzakundana n'ibyo muzaganira rimwe na rimwe usanga nanjye niba nkwaye pase ntabwo nari nkuzi cyane ngwaye pase kugira ngo nawe wirwarize imyitwarire yawe niyo izatuma murambana baravuga ngo ubwiza bw'umukobwa bumugezi bwami ariko imyico ye n'imyitwarire ye niyo ituma haramba ibyo n'igihe azamarayo cyane rero ngiye kubona rwaye pasi ntabwo wabinziza cyane gusa byakashango cyafe ndakubonye ndabonye sumbonye gasetse ngo buriya wagiye kuma pasi ubona ko uriya n'umuntu uriya n'umuhanga kuko mbega inzoga nywa we nawe urandenganya neza ariko narabikubwiye mbere yawe ariko ntabwo nari nzi ikigeranywa urumva ariko unashaka kurenganya cyane ikindi kandi niba nawe uhaye umuntu pase wimucurira cyane wikumva ko ari wowe wubatse ubone babanye neza barase ngo babanye kuri iyo ntahabase ubusaba abari ubu wabona bakoze bagakora bagatera imbere ngane bakora nzaba ndebe ngo siyo ntahaba iyo ntahaba utangira kubacurira barekana yuko ari wowe wabigizemo uruhare we buragiye Imana yaragukoresheje ni nko kugira ngo bahuze n'ibintu bishoboka cyane niyo mpamvu hari n'izindi ubundi buryo butandukanye abantu bagenda bafashanya kubona iki abakunzi kandi n'ibintu byiza pe ahubwo rero niba ari umuntu uzi udafite umukunzi nawe mugire nk'uko uno munsi turi wa Saint Valentin uwo muntu wamufasha mugirire neza umushaki umukunzi kandi muri ku kazi mukorana umuntu utagira umukunzi mubanze mumenye ngo ikibazo kiri he umuntu icyo mwamufasha ubundi kugira ngo udafite umukunzi biri gupfira he ahubwo tunashimira abantu rwose bakora uko bashoboye bagafasha abandi kugira ngo umukunzi buriya kubona umukunzi biragufasha sinibyo kuvuga ngo gukundana gusa kandi ngo byanwanwa reka buriya kuba ufite umukunzi uba wuzuye muri wowe rwose iyo uri umuntu ugereje imyaka yo kumugira ni ibintu byiza ibyo kwidefanda ngo ngiye ngo stress zabyo biyaze ntabwo twagira gute ntabwo twabigenderaho cyane rero cyangwa dushimira abantu bose rwose niba uzi ko watanze pase aya mashina yawe niba uzi ko watanze pase wikiza ugira ngo umuntu uvuge ngo ngahagenda agende yiga we wigaye niho kugurisha umuntu ikintu uzi ko kidakora cyane ntabwo ari byiza pe yego ikindi kandi nukundana n'umuntu waratanze waramuhawemo pase wikumva yuko uhora ipfunwe ryo kumva yuko ngo ntabwo byakunda ngo umuntu amumbaye oya ngo Imana yabikoze buriya ngo witata we ngo cyakoze ngo abantu barakwiye kandi nawe mukobwa wizanye ngo nturi ikibazo kuko nagutuye umuntu naguhuje n'umuntu bese baranditse buriya wagiye kumuza n'uriya muntu we wabonaga umusore aho ngaho umusore utakugurira akantu umusore utakira ku munsi mukuru umusore utakwigurira iki urukundo n'urwanyu mwebwe ubwanyu mwebwe babiri urukundo mufite kumuza kubyitwaramo ntabwo njyamba nirimo hagati aho ngaho reka haba dushimire n'amaradiyo yagiye ahuza abantu ugasanga hari ibiganiro byo guhuza abantu ngo bakundane kandi nabo bagize role ikomeye cyane yo kugira ngo babafashe kuko bakundane wasanga n'abantu bamaze kubana no munsi wa none bahuriwe bafite umuryango bahujwe n'izo radiyo kaza Kiss FM ukana kwiye kuba banategura nama ibiganiro byabo rwose mu gitondo bavuga ati turakugira inama kugira ngo turaguhuza n'umuntu tukaruhura umutima saa yine bakaruhura umutima n'ubwanganya mukaganira mukagira gute mukugora ibitekerezo hakaza ibiganiro bya nimugora byose bahure n'iki ka Kiss FM rwose pe yakabaye muno munsi w'abakundana
itwereka nk'imiryango yahuje runaka ikadupresenta uvuga ati uyu muryango wahujwe na Kiss FM ni gute Kiss FM ihuza abantu ariko ntigire harimo kubita amazina abana bavutse cyane ngubu nka Sandrine n'urugero Sandrine shije yakabaye ari ati ngiye dore ngize dore famille icyenda dore zamvuye hano mu mutwe naze huje barahura neza uri kubyumva abana babo ndi ati wabo kandi baranyishimiye ugasanga asa ni uncle wabo abana ugasanga Augustine nawe ni uncle wabo bakizuza ni banyina wabo n'ubwo ari ibintu cyane byagufasha batubone turuhura umuntu umutima ariko zungu umutima byageze tujye umutima uruhe famille yagiye aruhura ibitima najyakwabo ngo habaye wa Kiss Sama Award ni ibintu byiza bya na tumuzi itera imbere cyane ariko nigashwe Kiss mu byumve Kiss mu byumve namwe bakisingana ariko nta award mu bashyira award izo famille tuzibanye reka mumenye ko impamvu twawe natureba cyane buriya twe twabaye umuryango radio turi umuryango tukumva radio tukumva umuntu aramagaye bakamuhuza n'undi buriya natwe twatwamuzwe mu bafamiliye uwo muryango ubwo twumvira hamwe ko bahujwe kuri radio turimo kuyumva twaje twumvaga radio turi muri famille igize iki yunzu ya couple igiye guhura batwereka icyavuyemo batanga umusaruro rwose Kiss kandi birahari bashaka bahari turasaba bose mutwereka abo bantu pe naho ubundi nimba ari n'abandi bose n'andi maradiyo yose ikigo cy'igihugu n'andi maradiyo yigenga abazi ko bahuje abantu badufashe bagira gute bagaragaza abo bantu koko turabashimiye twemera ko bikora binatume hatari n'icyizere hagira ugira icyizere agatari kuri wa mugani uzi ko runaka bamuhuje kuri radio nanjye ngiye kugomba gushaka umukunzi yo nanjye ndahamagara bya bintu birakora cyane byiza kandi iyo byanoroha babahuje hamwe ni ukuvuga ngo abakora mu gitondo ba hosting icyo kintu cyane bakayobora gahunda ya Afana Nuza na Sandrine rwose nakaririmba ni ibintu byoroshye kandi abandi bade ku protocole ni byafasha kizuza akaba ari kuri high table akadica ibintu byafasha ariko Rwanda byagorana n'ibindi bintu bimwe na bimwe ariko nawe akagenda nyine atanga amaserivisi ahantu yashinzwe n'umutekano cyane ibintu byadufasha rero mugakubita agashyi rwose ibi rwose bigomba guhinduka rwose